turabasuhuje mwebwe mutarimo guhora mudukurikira uko bukeye n'uko bwije ku magambo y'Imana dusanzwe tuganira nk'uko twabigize intego. Imana ishimwe cyane. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Wowe ntugende utumvise icyo Imana igushakaho. Hari impamvu ufunguye iyi video, hari impamvu uyirebye. Iyo mpamvu uyitekereze. Impamvu urebye iyo video ni uko hari ibanga Imana ishaka kumenyesha. Uyu munsi hari ibyanditswe bituruka ku Mwami Imana tugiye guhabwa, tuza kubona ukuri mu byanditswe. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tugiye kureba kwizera ni iki. Iki gituma tuvuga ngo umuntu ayizeye. Kwizera wakati wenda runakate kwizera kubera ko wasenga cyane, asoma ibyanditswe cyane, yabira gusenga cyane, ariko siko kwizera. Ahubwo se nigera tuvuga ngo umuntu arizeye, ese Yesu we icyo yasize avuze kwizera ni iki? Ese twavuga n'iki ko umuntu ari umwizera? Umudivantiste yavuga ngo twe dufite abizera basha kuko bemeye ko Kristo ari umwami n'umukiza ndetse baje mu idini yacu. Nawe yavuga ati yenda natwe hari uwo twagoragora kubona umwizera. Wo muri Katolika cyangwa se abandi madini nawe yavuga ngo idini yacu dufite abizera bashya, babaye bashyashya nabo turabizera twe dusanzwemo, noneho abandi bashya batwiyongeyeho ntabizera. Ariko se abo nibo bizera? Ikimenyetso cy'uko abantu ari abizera ni uko bemeye kubatizwa birahagije. Ese dushobora kumenya ngo uyu muntu arizera cyane yizera? Wabwira n'iki ko pastor wawe yizera? Wabwira n'iki ko umudiyakoni mubana mu rusengero yizera? Wabwira n'iki ko umugore wa diyakoni yizera? Wabwira n'iki ko umugore wa pasiteri yizera? Ese umunyamasengesho mubana, ese umuhanuzi uguhanurira n'iki cyakumenyesha ko yizera? Ese umuvugabutumwa w'inshuti yawe cyangwa se ubabwira ubutumwa uko bukeye n'uko bwije, wabwirwa n'iki ko yizera? Ese koko arizera? Niba yizera se wabwirwa n'iki? Ni ikihe kimenyetso cyakwereka ko umuntu yizera? Ese ari njyewe ubwanjye wabwira n'iki ko njye nizera? Ese wowe n'iki cyakubwira ko mu mutima wawe ese wizera? Wabwira n'iki ko wizera? Ibyo ni ibibazo buri wese yibaza tugiye kubona mu ijambo. Intumwa zari zihari, zari zifite ibimenyetso by'uko zizera. None se umuturanyi wawe uzi ko asenga, arara mu butayu amajoro n'amajoro, ese ni iki cyakubwira ko yizera? Ese arizera? Ese narizera ikimenyetso ko yizera ni iki? Ese waba ukizi? Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, uraza kugenda usobanukirwa. Ubane natwe. Reka wowe utangiye iyi video wemere tuyisozanye kugira ngo uze kumenya ukuri mu byanditswe. Turasoma iki cyo kiganiro twita ukuri mu byanditswe. Turasoma muri Mariko ibice 16. Hano turasoma ibice 16 nibyo ku murongo wa 16. Reka dusome mu izina ry'Umwami Yesu. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. 16. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Twageze ku bimenyetso. Reka yenda dore kuri 15. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Aravuga ati none mujye mu baremwe mwigishe ubutumwa bwiza. 16. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirirwaho iteka. 17. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Ibyo nibyo tugiye gusoma muri aka kanya. Ibyo bimenyetso bizagumana n'abizera. Gitumara kubisoma uramenya icyakubwira ko pastor wawe, umushumba wawe, umuvugabutumwa mubana, umukristo, umudiyakoni, umuririmbyi mubana, ese ni umwizera? Ese abizera bashya ko bamaze kwitwa abizera bashya? Ntacyo ni bashya, ariko se afite ibimenyetso by'abizera duhamye ko ari abizera? Mbese
ese wahamya ute ko umuntu ari umwizera adafite ibimenyetso by'abizera? Tubisome mu izina rya Yesu. 17. Ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. That is number 1. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. 2. Bazavuga indimi nshya. 3. Bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica nacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Amen. Icyambere, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Udashobora kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, uvuga gute ko ari umwizera? Turavuga ngo iyi ni imodoka kuko ibimenyetso biranga ko ari imodoka irabifite. Uyu ni umwami kuko afite ibimenyetso biranga yuko ari umwami. None se umuntu yafite amajanja y'inka, afite umunwa nk'uw'inka n'amahembe n'umurizo nk'uw'inka, akarisha ibyatsi, ukavuga ko uwo muntu ari umuntu cyangwa uwo muntu azaba ari inka? Yandi maga uri icyo uri cyo kubera ibimenyetso bigendana n'icyo kintu. Arabumwizera ko afite ibimenyetso bigendana n'abizera. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Badashobora kwirukana abadayimoni, akabazo umwita umwizera ushingira kuki? Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. Izi ndimi bazajya mu mwuka bavuga icyongereza, bavuga igiswahili, bavuga ikiyapani, bavuga ikirusiya, bavuga ikinyarwanda, bazavuga indimi nshya. Country language, bazavuga indimi z'ibihugu, indimi nshya bazavuga. Igiheburayo, bazavuga indimi nshya. Ikimenyetso nikibageraho, bazuzura umwuka wera, bavuge indimi nshya. Bazafata inzoka, kandi niba mu ikintu cyica nacyo kizatwara na hato, ntabwo wamuroga. Uzamushyiriramo arye, kuko afite ubushobozi bw'ubumana bumurimo, ntacyo yaba. Uburozi ntibuzamukanga. Ikibazo uribaza ngo kuki abo mu minsi y'imperuka ibyo bimenyetso batabifite? Shyiraho akabazo. Ubwo ibintu ni bibiri: niba batizeye inyigisho zitari iz'ukuri, nta gukiranuka bafite. Iyo wizeye ikinyoma, imigisha y'ibyanditswe bishobora gusohora kuko utizeye iby'ukuri. Wizeye iby'ukuri, izi mana ibimenyetso bigomba kuza. Niba uri umwizera upfuye, ntabwo ubifite kuko ibiguhesha kwizera ni ibinyoma, si ukuri. Ariko niba inyigisho y'ukuri, ugombe kugira ibimenyetso bigendana n'iki? Nk'abizera. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ushobora kuba inyigisho z'ukuri zikubashisha kugira ibimenyetso by'abizera, ariko nanone wowe ubwawe udakiranuka. Ntushobora nyine, nturi mwizera. Bazamuka ikintu cyica nacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ikiganza cye nakirambika ku murwayi azakira, mu izina rya Yesu azakira. Turabaza, none abo mutabizera bashya, abavuga ngo baje kubatse ngo mureke twakira abizera bashya, nyuma y'ukwezi ko batakira abizera bashya bamaze kuba bizera, mwahamya ko ari abizera bafite ibimenyetso by'abizera? Bafite ubushobozi bw'uko bakuzura imbaraga bakavuga indimi nshya? Bafite ubushobozi ko babika ibiganza ku barwayi bagakira? Bakwirukana abadayimoni? Banyweye ikintu cyica nacyo cyabatwara? Bafite ubudahangarwa ku buryo inzoka na sikorupiyo zibasha kubatinya? Niba ibyo bimenyetso bidahari, shyiraho akabazo kw'abo bantu. Niba mu idini usengeramo abo bantu nabo mufitemo, cyangwa se abizera bashya badafite ubwo bushobozi, shyiraho akabazo. Bizeye ibinyoma, nta kuri guhari. Bivuga ngo inyigisho bizeye niba z'ikinyoma, ziho kwizera kw'ikinyoma kutujuje ibisabwa muri Bibiliya, cyangwa se ni ugukiranuka kwabo.
by'amadini ntabwo twabitindaho. Wambaza uti none ni ngombwa ko umuntu ahinduka umwizera ko afite ibimenyetso? Nibyo Kristo yabivuze neza, ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Yamaze gutanga password y'ibyo bimenyetso, ijambo banga yararitanze. Iyo niyo password n'iyi, utabifite bwo mwizera. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10:32 turabibona mu izina rya Yesu. Dusome 44. Petero aravuga ati turasome 32, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko tumiyopa utumire Simoni wahimbwe Petero, acumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza ubwo uje, nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo Umwami Imana yagutegetse kutubwira. Petero atera amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha ku byo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yanumye ku bana ba Isirayeli yabwishyuye Yesu niwe mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye Yudaya hose rihera i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani twazi igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nabo. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose n'i Yerusalemu. Abo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imwerekana ku mugaragaro. Nitugera kuri 44, Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira bumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera, akaba abasutseho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, abangaba ubasha kunywa amazi ngo batabatizwa ninde? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bahera ko baramwinginga ngo amareyo iminsi. Haleluya. Twumvise ko Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira bumvise mu magambo bose. Abizeye mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko bumvishe n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera, akabasutseho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Bisaba ngo uvuge indimi y'umwuka wera. Abizeye kwizera nuko ugira ibimenyetso. Bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Nibyo bazavuga indimi nshya. Byabaye kwa Korneliyo, abari b'abanyamahanga ari kumwe na Korneliyo buzuye umwuka wera kubw'ijambo ritambutse, bavuga izindi ndimi nshya. Uko ni ko umwuka wera akora. Iyo wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, ijambo ry'ukuri ari ryo rikujeho, urihawe n'umuntu ufite ukuri, ukuri kwe n'umwuka umuri mu bihita bisukirwa kuri wowe, ugahabwa umwuka wera, ari wo bimenyetso bihita bigenda n'abizera, bigahita bikuzaho. Bavuga ko uri umwizera udafite ibimenyetso. Abo muzi ko ari abizera ntabwo ari abizera. Abafite ibimenyetso nibo bizera. Uko niko kuri ko mu byanditswe.
tubyita abizera, ariko ijambo ry'Imana ntabwo ariho ryita iki abizera. Petero arimo aragenda ahura n'abigishwa ba Yohana. Baramubwira ngo, arababwira ngo mbese mwa Mwuka Wera mukimara kwizera? Aramubwira ngo natwamenye ko Umwuka Wera yaje, arambika ibiganza ngo bahabwe Umwuka Wera, batizwa mu izina rya Yesu Kristo, batangira kuvuga izindi ndimi nshya. Mu bimenyetso by'abizera harimo kuvuga indimi nshya. Ibimenyetso by'abizera kurambika ibiganza ku barwayi bagakira, ku kimenyetso cy'umwizera harimo kuba yafata inzoka ntigire icyo imutwara, harimo kuba yafata sikorupiyo ntigire icyo imutwara, harimo kuba yakwirukana dayimoni, harimo no kuba ashobora kuba yagira ikintu cyica ntikigira icyo kimutwara. Uwo ni wo mwizera. Abandi bose mwita abizera ntabwo ari abizera. Bazaba abizera igihe bafite ibimenyetso bigena abizera Kristo yasize avuze. Aho niho tubacungira tukavuga ngo dushingiye ku ijambo ry'Imana ni abizera, ariko abasa abizera aba nibo bizera. Mwakire neza ahubwo muri Imana. Dushimye wowe natwe, Imana ikomeze kubana nawe, ikwagure, kandi Imana ikomeze kuguha umugisha. Imana dashobora byose, Imana y'amahoro, Imana itanga umugisha, Imana itanga byose mu ijuru n'isi n'ijoro byose. Kristo w'isezerano tuvuga, Kristo mu byanditswe, mwami ni wowe utanga ubwiru ukabumena. Uyu munsi tumenye ibimenyetso bigena n'abizera, abo twitaga abizera batari abizera, abo tuvuga ngo ni abizera bashya kandi nta bimenyetso bishya nabo bafite, abo tuvuga ngo bari ni abizera ariko batizeye, abo twita ko ari icyitegererezo atari icyitegererezo, abo twita yuko bemewe mu ijuru kandi batemewe. Tuba ibimenyetso bigena n'abizera, hanyuma umwizera w'ukuri tuzatumenyera aho ngaho, uwabwirijwe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, wakiriye inyigisho y'uko agomba kugira ibimenyetso bigena n'abizera. Urakoze Yesu, urakoze yuko tumeneye ubwiru, ababwumvishe bose batware ijambo